Reka twongere tubahe ikaze abakunzi b'ibiganiro byacu. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye niwe Mugeni Clarisse. Umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi ku kazina ka Nyackson akaba yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano. Akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwabitangaje. Aganira n'itangazamakuru, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangaje ko uyu munyarwenya yatawe muri yombi tariki 18 Kanama akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Bikaba byarabereye i Nyamirambo, dosiye ye ikaba yashyikirijwe ubushinjacyaha. Bikaba bivugwa ko uyu munyarwenya ubwo ari muri restaurant iherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Rugarama umudugudu wa Rusisiro yakubise icupa ndetse n'inkoni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko mu mutwe akaba yaranamukomerekeje. Ingingo y'121 y'itegeko nimero 68/218 ryo kwa 30 Kanama umwaka wa 2018 riteganya igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze na miliyoni ku muntu hamwe n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa gishobora kuba icyaha umuntu yagambiriye cyangwa se icyaha cyamugwiririye. Bimwe mu bishobora gutuma umuntu akora iki cyaha mu buryo atabigambiriyemo akaba harimo n'umujinya ukabije. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gukontorora wa mujinya ukabije kugira ngo udatuma akora ikintu kitagakwiriye. Ushobora kugira umujinya uri mu rugo, ushobora kugira umujinya uri mu kazi, ushobora kugira umujinya uri mu muhanda. Biterwa n'ibintu bigiye bitandukanye byakugizeho ndetse bikanatuma amarangamutima yawe azamuka. Ariko si ngombwa buri gihe kureka ayo marangamutima ngo akuganze. Hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo wa mujinya ugize udatuma ukora ibidakwiriye. Muri byo hari ukwemera yuko ikiguteye umujinya koko kibaye. Kuko ikintu kiguteye umujinya ukagerageza gushaka kukirwanya kugira ngo utabyemera, ahubwo niko wa mujinya ugenda uzamuka. Emera kwemera ko ikintu kikubayeho ndetse kandi kikurakaje. Ibyo bituma utuza ukanatekereza ku gikwiye cyo gukora. Ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo umujinya agize ugabanuke harimo nko kwikorakora ku maboko. Mu gihe umuntu akurakaje cyangwa se uhuye n'igituma urakara, gerageza gukorakora ku maboko yawe. Iyo wifashe cyane ku maboko binatuma utekereza cyane bityo ntuhuke. Mu bindi ushobora gukora mu gihe ugize umujinya utunguranye bigatuma ubasha gucururuka ukanamenya n'icyemezo cyo gufata, harimo nko kunywa ikirahure kimwe cy'amazi. Icyo kirahure gituma umutima ukomeza gutera neza. Ikindi kandi udafite amazi yo kunywa ushobora no koga amazi akonje mu maso. Uko witera amazi mu maso ni nako wa mujinya ugenda ugabanuka. Ubundi buryo umuntu ashobora gukoresha mu gihe agize umujinya utunguranye hari ukugerageza ugahunga aho wari uri, ukaba uri ahantu hatuje kandi uri wenyine. Ibi bituma ubasha gucururuka ndetse ukanatekereza ku gikwiye gikurikiraho. Hari ukuntu umuntu aba afite amashusho cyangwa se amafoto y'ibintu bimushimisha. Mu gihe ugize umujinya utunguranye fata ya foto cyangwa se ya shusho ukunda, uyitegereze, utekereze, unaruhuke mu mutwe. Ibyo bigufasha gucururuka. Mu bindi kandi byafasha umuntu gutuma umujinya utamurenga ngo akore ibidakwiriye harimo gukora siporo. Niba hari ikintu kikurakaje ukaba kandi utarabona n'igisubizo cyacyo, gerageza ukore umwitozo ngororamubiri. Uko umuntu akora siporo niko umubiri urekura umusemburo utera ibyishimo. Ibyo bituma wa mujinya wari ufite ugabanuka. Hari ubundi buryo kandi umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe gucururuka. Muri bwo hari ukwinjiza umwuka cyane usa nk'ufunze mu mazuru kugira ngo umwuka utagira ahantu usohokera. Ubundi hashira amasegonda make cyane wa mwuka ukawurekura. Uko ukomeza gukora uwo mwitozo ukongera ukarekura umwuka, ni nako ya stress cyangwa se cya kindi cyari kikurakaje kigenda kigabanuka. Reka tubashimire mukomeze mugire ibihe byiza.